Okay guys, muri video ngiye kubereka ukuntu wakwifashisha Instagram yawe ukazamura views zawe kuri YouTube. Nukuvuga ngo niyo waba ufite Instagram ifite 0 follower, nta mu follower numwe ufite ari nabwo ukifungura nona, ndakwereka ukuntu wayifashisha ukazamura views zawe kuri YouTube. Ku buryo Instagram iri buze kugufasha niyo wawe nifata abantu bagera mu bihumbi 5 ikabohereza kuri YouTube yawe bakajya kuyireba, kuko yo iraza kubitegetswe gushishikariza ba bantu kujya kuri YouTube yawe. Nibagira ari ibihumbi 5 ntihari buze kuburamo 500 bakora subscribe, ntihari buze kuburamo amasaha 500 cyangwa no kurenza, biturutse k'abantu bagiye kuri YouTube channel yawe bitewe na Instagram. Kugira ngo bikunde rero uraza gukurikiza akantu ku kandi nkwereka ukuntu wasettinga Instagram yawe ikagituma abantu bava kuri post washyizeho berekeza kuri YouTube, ku buryo akanda button imwe agahita yinjira kuri YouTube channel yawe, hanyuma YouTube channel yawe igatangira kuzamuka. No kuvuga ngo rero umuntu uri burebe iyi video kugera irangiye araza gushobora gukoresha social media ebyiri, Instagram imufasha kuzamura YouTube channel ye. Noneho mbere ko dukomeza reka manze mbibwire nge mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Niba ari ubwa mbere ugeze hano reka tukwakire, uri umuntu w'agaciro. Ikintu tugusaba kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe iturutse kuri iyi YouTube channel igucika. Ikibazo uri buze kugira icyo wagize kera ucyandike muri comment, ndaza kubyitaho cyane mbisome. Hanyuma rero abantu basanzwe hano tubana umunsi ku munsi, muri abantu b'abagabo, mwandike muri comment uti gutya, hanyuma ibyo duteganya kugira ngo nimwe tubikesha mwicare dukomezanye turebe. Ariko mbibutsa neza ko hano muri ibi biganiro tubagezaho hano tuba dufatanyije na company yitwa Twika SMM. Ni company nayo igufasha kuba wabona izo views, izo subscribers, yaba kuri YouTube, yaba kuri Instagram, yaba kuri TikTok, social media zose babaza icyo bita views, babaza icyo bita likes, babaza icyo bita aba subscribers, aba followers, ibintu bitandukanye. ama YouTube channel ari monetize. Ikintu ukora cya mbere wowe reba nimero ahangaha ubahamagare 0793256661 Twika SMM. Iby'umwihariko byabo baguha permanent and real subscribers ndetse na followers. Wowe begere ubahamagare ubabwire icyifuzo cyawe, unababaza uko wabigenza. Hari n'igihe baguha n'ubundi bufasha burenzeho. Iyo nimero muze kuyitaho cyane muyihamagare. Rero reka dute dutangira tureba ngo ese wakwifashisha Instagram yawe gute. Ntabwo dutinda rero, turafata telefone turajyana akantu ku kandi, urafungura ujye mu application yawe, ujye mu application yawe ufungure Instagram yawe nk'ibisanzwe. Abasanzwe bayikoresha turahita dukomezanya, abatayifite murayidownloadinga kuri Play Store, hanyuma mugire mute muyifungure bisanzwe. Kuyifungura biba byoroshye, no kushyiramo account yawe. Okay, noneho uraza mu video yawe gutya nk'ibisanzwe, turajyana akantu ko kandi zira ko turi kumwe. Instagram yawe ujye mu video yawe, nurangiza uhitemo post. Urugero nimba ari video washyize kuri YouTube, okay, nimba ari video washyize kuri YouTube urakatamo agace gatoya, sibyo, agace gatoya. Nurangiza uze hano kuri Instagram uze ufate ka gace ukuploadingeho, sibyo. Hari abantu bakunda gukoresha video z'abandi cyangwa se akantu kari buze guattracting abantu, nabyo wabikoresha akantu k'abandi kuri Instagram, noneho kakagufasha kuza gukurura abantu bajya kuri YouTube yawe. Kubera ko Instagram ishobora kutaguha icyo bita copyright, ushobora kureba nimba ari comedy, nimba ari cyo ukavuga uti icyo nshaka nuko abantu bagira kuri channel yanjye baturutse kuri Instagram, hanyuma ugafata agace kundi muntu wenda wabikinnye neza cyangwa wakoze ibintu runaka ukagashyiraho, nano ugahita ukurikiza steps ngiye kukwereka. Ariko uze kwitonda cyane kubera ko ndakwereka kugira ngo ya video washyize ize kugira views biraza kuba byagenze bite. Noneho uraza uhita uhitamo post, ako ga post washyizeho ni wewe wagakinnye cyangwa nta kundi muntu, bitewe nuko ushaka ku attractinga abantu. Hanyuma uze kuri iyo post ushyizeho ukandi hano handitse boost post gutya, uhakande gutya, utegerezeho gato gutya. Hanyuma urahita bakubwira ngo what do you want people to do when they see your ad. Ngo se urashaka ko abantu baza gukora iki nibabona publicité yawe cyangwa se nibaza kubona ad yawe. Icya mbere bahitamo ni visit your profile. Ese urashaka ko bahita bajya kuri profile ya Instagram yawe
bagacekinga ibintu biriho. Ese icya kabiri, visit your website best for online sales booking and helping people learn more about you. Ni ukuvuga ngo rero hano urahita uhitamo hano ha kabiri ni ugufasha abantu kuba bagenda kureba ibyisumbuyeho ku byo babonye, yaba kuri website yaba ku bindi bintu bitandukanye, ariko ku buryo umuntu abona icyo bita learn more, bituma aza kugira amatsiko yo kujya kureba ibirenze. Ubwo ni kaga post keza wateguye washyizeho. Hanyuma urabona ko urahita ukanda hano handitse edit, hano kano kantu kanditseho edit uragakandaho, ndizera ko turiho tujyana gutya. Urabona ko add your URL or action button, no kuvuga and action button, no kuvuga ngo hano tugiye guhitamo ese nihe dushaka ko aba bantu baza kwerekeza. Aba bantu tugiye kubwira Instagram ngo ituzanire baraza kwerekeza hehe, nihe bari buze gukanda Instagram igahita ibajyana. Hano hambere handitse website, hano ubona hano nimba ari video wakoze, okay, nimba ari video wakoze ushaka iza kugira views nyinshi, bikunze gukoreshwa n'abahanzi bakizamuka, uraza uze kuri YouTube channel yawe ujye mu ma video, nimba ari video wakoze, hanyuma ujye mu ma video yawe uplaying iyo video, okay, hanyuma ukopie link yawe y'iyo video, niyo tugiye kwimuriramo hariya. Hano urugero nimba ari iyi video gutya, tujyana akantu ku kandi, ndizera ko hano turi kumwe. Connection ndakeka ari nkeya, ariyo mpamvu. Okay. Ukopie link. Okay. Hano urahita ukopia link, reka. Okay. Noneho uhita uzukana hano handitse share, ndizera ko turiho tujyana. Hanyuma ukande kuri copy link. Numara kuyikopia uhite rero ugaruka hano kuri Instagram yawe gutya, upestingemo hano ya link ukuyeho. Bivuze ngo iyi link ushyizemo hano ya YouTube niyo abantu nibaza gukandaho turaje tubirebe bari buhite bahingukiramo. Bivuze ngo ugiye gupromotinga ya video washakaga cyangwa se ushaka iza kugira views nyinshi. Noneho ya link umaze kuyishyiramo uraza, urabona hari ahanditse learn more, shop now, watch more. Urugero hano uhita ukanda kuri watch more, ushobora gukanda kuri learn more cyangwa se kuri watch more. Noneho watch more twe niho dukanze, ari naho nawe uhitamo. Noneho inzu kandi hano kano kantu k'akavi kari hano hejuru, bivuze ko uhisemo aho ugiye gukomeza. Barahita rero bagujyana hano handitse what do you want people to do when they see your post. Bagusubije inyuma kubera ko umaze gusetinga neza ko ukeneye ko abantu baza kujya kuri YouTube yawe. Urahita ukanda next gutya, noneho bahita bakubwira ngo who do you want to see your ad, ninde ushaka ko abona publicité yawe. Icyo kintu nicyo bahita bakubaza. Suggested audience, create your own special ad category, urashaka miki. Hano urahita ukomeza na targeted cyangwa se suggested audience, uhita ukanda next gutya. Ndizera ko hano turi kumwe. Hanyuma rero hano barahita bakubaza ngo how much do you want to spend. Ni ukuvuga ngo rero hano hari ikintu ugomba kumenya. Hano harakora umuntu ufite ikarita ya banki. Nimba ufite banki mukorana cyangwa se ufite account ya banki, wagenda ukababwira bakaguha ikarita yo kuzajya igufasha kwishyura serivisi nk'izi za online. Nimba udafite ikarita ntabwo ushobora kwishyura hano. Hanyuma hita ufatira nimero ya nabahaye twika SMM, ubabwira uburyo we wabigenza kudafite ikarita kandi ukaba ushaka views, ukaba ushaka aba subscribers, ukaba ushaka ubavugisha. Nimero yabo ni 0793256661. Noneho aho ni ku muntu udafite ikarita ya banki, abavugishe kandi mujye mwibuka mubwira uti turashaka real and permanent. Nicyo kintu cyagufasha kurushaho kugira ngo banakubwire bati rero bimeze gutya, bafite service nyinshi cyane. Noneho hano urahita barakubaza ngo how much do you want to spend, nangahe ushaka gutanga kuri publicité yawe. Urabona bahisemo icyo bita daily budget.
cyangwa se kwishyura amafaranga ushobora kuba wakwishyura buri munsi. Ese ni amadolari 5, ese ni amadolari 50, ese ni amadolari, ni idolari rimwe, ese ni amadolari 2, ese ni amadolari angahe ushaka kwishyura. Urugero ka tufate ko duhisemo ko dushaka kujya twishyura 2 ku munsi. Ndizera ko hano turi kumwe. Noneho hano munsi twitamo set duration, ese ushaka ko bimara igihe kingana iki. Iyo publicity utanze ushaka imara iminsi ingana iki. Uraza nimba ari iminsi wenda duhitemo iminsi, ushobora guhitamo iminsi 30, iminsi 5 bitewe n'iminsi wowe ushaka. Nurangiza bagahita bagukorera toto hano munsi, bakakubwira ngo uzajya wishyura amadolari 2 ku munsi, iminsi wahisemo nimba ari 5, bakubwira bati total niyi, video yawe izagera ku bantu nibura bangana gutya buri munsi, bangana gutya ku munsi, hanyuma ugire gute bashobore kuba bavamo abantu bashobora kuba bagufasha kubona za views za watch time n'aba subscribers. Hanyuma hano mbibutsa neza ko biba bisaba ko ufite aga content nawe wateguye neza, urumva ikintu uba ugiye kugurira. Ikintu rero uribuze guhita ukora, urahita ukanda next gutya. Hano ndizera ko turi kumwe. Numara ukanda next barakubwira ngo everything looks good. Buri kintu hano kiri kuranzirika cyase kimeze neza. No kuvuga ngo turahita dukanda hano handitse preview, hano handitse preview kugira ngo turebe ngo se amapublicité yacu araza kubasa gute kuri Instagram. Muri feed kuri Instagram ni dukandaho gutya, okay, urabona ko publicité yacu iraza kuba ikinika gutya, ariko ifiteho akantu hano k'abantu bari buze guhita bakandaho bagasubira. Urabona ngaka hano k'ubururu, urabona umuntu naze guhita akanda leta yiruka ajya kuri Instagram ya kuri YouTube channel yawe, hanyuma ahita no kuvuga ngo ahita areba ya video yawe. Aho ni kuri feed. Turebe ku cyo bita story. Ugibona abantu bafite ama story ameze gutya, no kuvuga ngo kuryo ureba story ye yanuze ya Instagram, ugahita ubona harimo ahantu handitse ko ukanzo wahita ukomerezaho ujya kuri YouTube cyangwa se kuri shop cyangwa ku kindi kintu. Noneho aha hose urakandaho kuri explore, kuri reels, hose urebe uburyo publicité yawe iri buze kuba igaragara. Numara kubibona urabona ko barakubwiye ngo go ni website ariyo YouTube iri buze guhita ibona zira views ziturutse kuri Instagram. Audience ni people similar to your followers. Okay, hanyuma budget na duration ni amadolari 10 mu minsi 5. Hanyuma hano kadingamo payment, uburyo bwo kwishyura rero nababwiye ushobora gushyira ikarita ya bank ku muntu utayifite, nkaba nagwaye na nimero wahamagara kugira ngo ushobore kwifashisha bagufashe kuba wakora nawe wabikora kwishyura na Momo birashoboka nta kibazo kuri Twika SMM. Hanyuma umaze gusetting ibyo byose uraza uhita ukanda hano handitse boost your reel. Ubwo abafite amakarita ya bank bayashyizemo, abatayafite bayobotse cyangwa se bagiye kwishyura na Momo kuri Twika SMM, hanyuma nabo bakabakorera nk'ibi ngibi. So guys, ndizera neza ko umuntu wese urebye video kugera kuri uyu munota amenye neza uburyo abandi babikora. Ubona benshi babikora ko n'umuntu ngo Instagram ye ngo hariho ngo run more, ngo visit profile n'ibindi byose biba ari ibintu yatagetinze kugira ngo bize kumujyana ku cyo bita ahantu yatagetinze abo bantu bari buze kwerekeza. Iyo umaze rero gukora ibi byose ukanda boost reel, hanyuma abantu bagatangira Instagram ibisigaranya akazi ko gusharing iyo post yawe ikagera ku bantu benshi, ariho haza kuvamo n'abagera kuri ntuze kuri ya channel yawe hakaza kuvamo ama views. So guys, nimba iyi video yagufashije, hari n'indi ukeneye ko wazambwira nkagukorera, yandike muri comment, kubera ko comments ndazisoma hanyuma nkanareba ibyagirira umumaro abantu rusange. Ibi nabyo n'abantu bari barabimbajije, nabyo ndizera ko wabusobanukiwe neza. Udafite ikarita yakoresha Twika SMM, ufite ikarita nawe ashobora kuba yakoresha ubu buryo cyangwa se agakoresha Twika SMM, mwese murabyemere. So guys, ndizera ko iyi video yabigufashe n'ibigufashije. Reka duhure muri video itaha. Bye bye, ndabakunda.